ndamukunda mwifuriza ikintu cyiza ariko mukunda by'abavandimwe kuba yarakara namusuhuje musabye imbabazi ntabwo nibyo koko urwango rukomeje kuba rwazamura intera dore ko abenshi twabitaga ngo ni hiti cyangwa se ni ugutwika ariko bimaje kugera ahantu hakomeye bimaje kuba byagorana ku buryo ibi bintu bitoroshe habe na mba hagati ya Regisi ndetse na Miki. Nibaza ati se abantu bakinanye abantu bazamuranye bafashanyije kuri uru rwego rungana utya abasha kuba bavamo abanzi bakomeye uca birirwa basebyanya ibintu byose ahantu hose bagenda bavugana nabi baterana ibintu bitari sawa ariko nk'uko mwabyumvishe Regis we yabashije kuba yasaba imbabazi avuga ati wowe Miki ndakwifuriza urugo rwiza uzabyare uheke atuzabyare kobwa na hungu. Regis amubwira ati musabye imbabazi umbabarire nimba araho nagukoshereje ariko nk'uko Regis yagiye asaba imbabazi ntiwamenya ati se Regis bafitanye ibihe bibazo ko batabishira ahagaragara bagenda bavuga ati Regis se kuba agapromota yarazanye uriya mugore ntabwo byamushimishije ariko Regis we agenda avuga ati nje ndamukunda ariko mukunda bya kivandimwe. Nk'uko rero ibinyamakuru byinshi byagiye bibagarukaho bigenda bivuga ati se gute mwakora ibi bintu ati se sinema nyarwanda ni gutya iteye ku buryo mwangana bikagera kuri uru rwego hehe no kuvuga umuntu neza buri kimwe cyose ukaba umuvugaho nabi uvuga ati wowe naciza cawe ariko Regis we yabashije kuba yavuga ati njyewe nta mutima mubi ngira ahubwo njyewe niko nimereye ntabwo mba nshaka kugira ngo ibintu mbiremeze cyane dore ko ari nabyo nikinira ati rero biragoye ko mu buzima busanzwe waba ufite umujinya noneho wajya muri filime ukazana ibintu byo kuba wakikaruma ati byakugora cyane ati bisaba kugira ngo n'ubundi mu buzima busanzwe ube utuje ufite umutima woroheje. Ni amagambo ye yakoresheje anavuga ati Miki ati umbabarire nimba hari ibibi byose naba naragukoreye amubwira ati ibi bintu by'ibyango cyangwa se ibi bintu turi guteza mu banyarwanda ntabwo ari byo ati ahubwo tubishire hasi ati tureke kubongamira abandi ati dore ko bigenda bikururuka ati byazarangira havuyemo ikintu kibi ariko rero mbabwira ko abanyarwanda ibi bintu bikomeje kuba byazamura intera hagati ya Miki ndetse na Regis bikomeje kuba byakara ku mbuga nkoranyambaga zose zigiye zitandukanye ni ukugenda basebyanya nta ciza naki na kimwe ariko jana no twaraweje bundi aransuhuza numva naruka muri karindwi dore ko Miki we afite umujinya mwinshi cyane afite umujinya w'umuranduranzuzi dore ko agenda atuka Regis naco yitayeho agenda amutuka mu magambo menshi agiye atandukanye dore ko Regis ashaka yanamurega dore ko Miki agenda amutuka namwe murabyumva agenda amusebya byinshi cyane agenda abikora kandi nk'uko mwabibonye ndakeka cyangwa se ndahamya nashidikanya neza ko uyu Miki urwego ashobora kuba agezeho ari Regis wamubereye urufunguzo rw'urwo rwego yabashije kuba yageraho ariko
usanga nta rukundo hagati yabo rurimo habe namba. Rero nshuti twakomeje kubana muri iki kiganiro, nk'ubutsa ko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuzatubagezaho bize bibageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Ciao ciao.